Samweli wa mbere igice cya 9. Hariho umugabo w'umubenyamini witwaga Kishi, mwene Abiyeli, mwene Serori, mwene Bekorati, mwene Afiya umwana w'umubenyamini, umugabo ukomeye w'intwari. Kandi yari afite umuhungu mwiza w'umusore witwaga Sawuli. Nta muntu n'umwe mu Bisiraheli wamurutaga ubwiza, kandi yasumbaga abantu bose bamugeraga ku rutugu. Bukeye indogobe za Kishi se wa Sawuli zirazimira. Kishi abwira umuhungu we Sawuli ati ubu ngubu ujyana umugaragu wacu umwe mujye gushaka indogobe. Nuko arahaguruka anyura mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu no mu gihugu cya Sharisha ntibazibona. Maze banyura mu gihugu cy'Isharimu barazibura, banyura mu gihugu cya Benyamini naho ntibazibona. Bukeye bagera mu gihugu cy'Isifu, Sawuli abwira umugaragu bari kumwe ati hoshi dusubireyo, kugira ngo data atareka guhagarikira indogobe umutima, akaba ari twawuhagarikira. Nawe aramubwira ati muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana, kandi ni umuntu wubahwa. Ibyo avuga byose bijya bisohora rwose. None tujyeyo, ahari yadusobanurira iby'urugendo rwacu turimo. Sawuli abaza umugaragu we ati ariko se nitujyeyo turamutura iki? Ko impamba ishize mu nkangara zacu, kandi tukaba tudafite impano yo gushyira uwo muntu w'Imana, mbese dufite iki? Uwo mugaragu yongera gusubiza Sawuli ati dore mu ntoki zanjye mfitemo igiceri cya 4 cya shekeli y'ifeza, nicyo ndi buture uwo muntu w'Imana kugira ngo atuyobore. Kera kose mu Bisiraheli umuntu wese iyo yajyaga gusobanuza Imana yavugaga ati ngwino dusange Bamenya, kuko kuri ubu witwa umuhanuzi kera yitwaga Bamenya. Sawuli abwira umugaragu we ati uvuze neza hoshi tugende. Nuko binjira mu mudugudu aho umuntu w'Imana yari ari. Bakizamuka mu mudugudu bahahurira n'abakobwa basohoka bajya kuvoma, barabaza bati Bamenya ariyo? Barabasubiza batariyo, dore ari imbere yanyu. Wihute kuko uyu munsi ari hasohoye mu mudugudu, none ubu abantu bagiye gutambira mu rusengero rwo ku Kanunga. Nimugera mu mudugudu uwo mwanya muramubona atarazamuka ngo ajye kurira ku Kanunga. Abantu ntibabasha kurya ataraza, kuko ari usabira igitambo umugisha, maze abatoye bakabona kurya. None nimuzamuke muramusangayo nonaha. Bahera ko bazamuka bajya mu mudugudu. Bakinjira muri wo bahahurira na Samweli asohotse ajya ku Kanunga. Kandi umunsi Sawuli arasuka, Uwiteka yari yaraye abihishuriye Samweli amubwira ati ejo nk'amagingo aya nzakoherereza umugabo uturutse mu gihugu cya Benyamini, uzamwimikisha amavuta abe umwami w'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Niwe uzakiza ubwoko bwanjye amaboko y'Abafilisitiya, kuko maze kureba abantu banjye kandi gutaka kwabo kwangezeho. Nuko Samweli akirabuka Sawuli, Uwiteka aramubwira ati dore nguyu wa muntu nakubwiraga, uyu ni we uzategeka ubwoko bwanjye. Nuko Sawuli yegera Samweli mu irembo ry'umudugudu, aramubwira ati ndakwinginze nyobora aho inzu ya Bamenya iherereye. Samweli aramusubiza ati erega ni jye Bamenya. None jya imbere tujye ku Kanunga, kuko uyu munsi muri busangire nanjye, maze ejo mu gitondo nzagusezerera ngusobanurira ibiri mu mutima wawe byose. Kandi rero iby'indogobe byo zimaze iminsi 3 zizimiye ntiziguhagarika umutima, zabonetse. Mbese iby'igikundiro byose byo muri Isiraheli bibikiwe nde? Si wowe se n'inzu ya so yose? Maze Sawuli aramusubiza ati mbese sindi umubenyamini wo mu muryango muto mu ya Isiraheli? Kandi si inzu yanjye si iri hanyuma y'ayandi mu mazu y'Ababenyamini? Ni iki gitumye umbwira bene ibyo? Samweli ahera akajyana Sawuli n'umugaragu we abinjiza mu nzu y'abashyitsi, abicaza ku ntebe z'icyubahiro mu basangwa bari nka 30. Maze Samweli abwira umunyagikari ati zana umugabane naguhaye nkakubwira kubuhisha. Nuko umunyagikari aterura ukuguru n'ibyako byose abihereza Sawuli. Maze Samweli aravuga ati ngurwo uruhisho rwawe, tereka imbere yawe urye, kuko wabihishiwe bikarindira igihe cyategetswe nkirarika abantu. Nuko uwo munsi Sawuli asangira na Samweli. Bamaze kuva ku Kanunga bamanuka mu mudugudu,
bahera ko burira inzu bajya kuganira. Bukeye bwaho bazinduka kare, mu rubungabungo Samweli ahamagara Sawuli ari hejuru y'inzu, aramubwira ati haguruka ngo usezerere. Nuko Sawuli arahaguruka asohokana na Samweli bajya hanze. Bakimanuka aho umudugudu ugarukira, Samweli abwira Sawuli ati bwira umugaragu wawe atambuka aba agiye imbere. Nuko abanyuraho. Ati buhagaze aho nonaha nkumvishe ijambo ry'Imana. Samweli wa mbere igice cya 10. Nuko Samweli yenda imerezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe, aramusoma aravuga ati mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka kwishimishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye? Nuko ubu numara gutandukana nanjye, uraza gusanga abagabo 2 ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benyamini Seruzi. Barakubwira bati indogobe wari ugiye gushaka zabonetse, kandi none so ntagihagaritse umutima w'indogobe, ahubwo ahagaritse uwawe. Ariho aravuga ati none iby'umwana wanjye ndabikikane. Maze nutirimukaho ukagera ku giti cy'umwera w'itabora, urahurirayo n'abagabo 3 bazamuka bashengerera Imana i Beteli, umwe ahetse abana b'ihene 3, undi yikoreye amarobo 3 y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Barakuramutsa baguha amarobo 2 yakire. Maze uragera ku musozi w'Imana, aho ingabo z'Abafilisitiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu, urahurirayo n'umutwe w'abahanuzi bamanukana na Neberu n'ishako n'imyirongi n'inanga, bibagiye imbere bava ku rusengero rwo ku kanunga, urasanga bahanura. Umwuka w'Uwiteka wibukuzeho cyane uhanurane nabo, uhere kuhinduka uba umuntu mushya. Kandi ibimenyetso nibigusohoraho, ugenze uko bikwiriye, kuko Imana iri kumwe nawe. Kandi uzanange kugera i Gilugari, nanjye nzagusangayo, nje gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Uzamareyo iminsi 7 unegereje, kugeza igihe nzaza nkagusobanurira icyo ukwiriye gukora. Nuko agitarukaho Samweli yari ahagaze, Imana imuha umutima mushya, maze uwo munsi bya bimenyetso byose birasohora. Nuko bageze kuri uwo musozi, umutwe w'abahanuzi uhura nawe, umwuka w'Imana umuzaho cyane ahanurana nawe. Maze abamumenyaga kera bamubonye ahanurana n'abo bahanuzi, barabazanya bati mbese bibaye bite kuri mwene Kishi? Mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi? Umwe mu baturage baho arabasubiza aravuga ati mbese abo ni bene nde? Nicyo cyatumye ibiciro ry'umugani ngo mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Nuko amaze guhanura ajya ku kanunga. Se wabo wa Sawuli amubazanya n'umugaragu ati mbese mwari mwaragiye? Aramusubiza ati twari twaragiye gushaka indogobe zacu, tubonye ko zibuze tujya kwa Samweli. Se wabo wa Sawuli aravuga ati ndakwinginze mbwira ibyo Samweli yababwiye. Sawuli asubiza se wabo ati yatweruriye ko indogobe zabonetse, ariko amagambo y'ubwami Samweli yavuze arayamuhisha. Bukeye Samweli ahamagaza abantu, abateraniriza imisipi imbere y'Uwiteka. Abwira Abisiraheli ati uku ni ko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze iti nakuye Isiraheli muri Egiputa, mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'abami bose babarenganyaga. Ariko none mwanze Imana yanyu yabakizaga ubwayo mu byago byanyu byose n'imibabaro yanyu, none murayibwiye muti ahubwo twimikira umwami. Nuko none mwiyerekana imbere y'Uwiteka, imiryango n'ibihumbi byanyu uko biri. Nuko Samweli yigiza hafi imiryango ya Isiraheli yose, umuryango wa Benyamini uratorwa. Yigiza hafi amazu y'umuryango wa Benyamini, inzu ya Matiri iratorwa. Na Sawuli mwene Kishi aratorwa, baramushaka arabura. Nuko bongera kubaza Uwiteka bati mbese hari undi usigaye wo kuza hano? Uwiteka arabasubiza ati nguriya aho yihishe mu bintu. Baragenda biruka baramuzana, ahagaze muri bo basumba uko bangana, bamwe bamugera ku bitugu. Samweli ahera akabwira abantu bose ati mbese mubonye uwo Uwiteka yatoranyije ko ntawe uhwanye nawe mu bantu bose? Nuko abantu bose batera hejuru bati umwami aragahora. Nuko Samweli ahera akasobanurira abantu imihango y'ubwami, ayandika mu gitabo agishyingura imbere y'Uwiteka.
maze Samweli asezera abantu bose, umuntu wese ajya iwe. Sawuli nawe ajya iwe i Gibeya, ajyana n'ingabo zimushagaye iz'Imana yakoze ku mutima. Ariko ab'ibigoryi bamwe baravuga bati, mbese uriya mugabo azadukiza ate? Baramusuzugura, banga no kumuha indabukirano. Nawe arinumira.